twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 17 Ugushyingo 2024. Ngaha aho tujya guhurira n'Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ngewe Daniyeli, dore ijambo numvise riturutse kuwuhoraho. Icyo gihe Mikayeli, umutware mukuru urenganura abana b'umuryango wawe, azahaguruka. Kizaba ari igihe cy'amakuba atigeze kubaho kuva aho ihanga ribereyeho kugeza ubu. Icyo gihe kandi umuryango wawe uzarokoka, mbese abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bose. Abantu benshi basinziriye bari mu mukungugu w'ikuzimu, bamwe bakangukire guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukozwa isoni n'ubucibwe bw'iteka ryose. Ababaye abahanga bazabengerana nk'ikirere cy'ijuru, n'abazaba baratoje ubutungane imbaga itabarika bazabengerana nk'inyenyeri iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 16. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho umunani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema, ubwo ndi iruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Mana yanjye ni wowe buhungiro bwanjye, uzamenyesha inzira y'ubugingo, hafi yawe niho haba umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye unyiragirire, kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Isomo rya kabiri niryo Mose yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 n'umurongo wa 18. Bavandimwe, mu isezerano rya kera umuherezabitambo wese yahoraga ahagaze ngo akore buri munsi imihango, atura kenshi ibitambo bihora ari bimwe kandi bidashobora kuvanaho ibyaha. Kristo we aho amariye guhereza igitambo rukumbi gihongerera ibyaha, yicaye iburyo bw'Imana ubuziraherezo. Akaba kuvugwa ategereje ko abanze bahindurwamo akabaho ko munsi y'ibirenge bye. Kubw'iryo turo rimwe rukumbi yagejeje ku butungane abo yiyemeje gutagatifuza. Bityo rero ahari ibabarirwa ntihaba gikeneye ibitambo byo guhongerera ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugeza ku wa 32. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa ibyerekeye amaza ye ati, muri iyo minsi kandi nyuma y'icyorezo izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, inyenyeri zizahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu, afite ububasha bukomeye n'ikuzo ryinshi. Ubwo rero azohereza abamarayika mu mpande enye z'isi, aho isi iherera kugeza ku mpera y'ijuru, maze akoranye intore ze. Nimugereranye muhereye ku giti cy'umutini, maze mwumve. Iyo amashami yacyo amaze gutoha akameraho amababi, mumenyeraho ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi, ndetse ko ageze ku miryango yanyu. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizahita ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntabwo azashira. Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, habe n'abamarayika bo mu ijuru, habe ndetse na Mwana, bizwi n'Imana Data wenyine. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibintu byose bizashira, abantu bose bazashira, amagambo yanjye ntateze gushira. Nimwitegure, igihe kirageze, umwami araje, aje kutujyana. Nimwitegure,
igihe kirageze umwami araje aje kutujyana bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi, ube maso nanjye mbe maso kugira ngo twakire uje atugana. Nk'ubu dukoze umwitozo gato, umuntu aramutse aje iwawe, uri mu cyumba iwawe, ukumva umuntu arakomanze, wabigenza ute? Hari umuntu uri gukomanga iwawe, wabigenza ute? Ko biri kose ushobora kugira ubwoba bitewe n'ibyo wari urimo, ariko ushobora no kwishima bitewe n'uko witeguye kuza kumwakira. Hari umuntu uri gukomanga iwacu, ngaho forarinde kuri iki cyumweru. Bamwe bati ni Yezu, abandi bati ko biri kose ni Imana. Ninde uri gukomanga iwacu? Uri gukomanga iwacu yitwa mu Gifaransa la mort, urupfu ari gukomanga iwacu. Ndabizi abenshi dutangiye tugira ubwoba kubera ko abantu benshi dutinya urupfu. Ndi gutegura aya masomo nanifuje kuyita urupfu, ariko nakomeje kubitekerezaho, nkomeza nanone kubitekerezaho, ndavuga ntariko abantu dutinya urupfu twese, nta n'umwe uvuyemo. Hari igihe abantu baza guhahamuka. Rero aya masomo kugira ngo bamwe bataza kuturakarira, amasomo twayahaye umutwe witwa iherezo. Byibuze dushyiremo ako gahenge iherezo, nitubyumva byibuze ntabwo tuza kwikanga cyane nko twakikanze urupfu. Ariko amaherezo ni ayahe? Ni urupfu wa mubyeyi we, nzapfa nawe uzapfa, twese tuzapfa. Amaherezo ni urupfu. Iki cyumweru kije twibutsa ko amaherezo yacu ari uko tuzapfa. Amaherezo yacu. Muri Regio Maria iyo bavuga Catena, nuko utarubimenyereye, hari igihe batangira bavuga bati uwo ninduje. Hari igihe wari urangaye cyangwa n'umwana utaruzi ibyo ari byo ajya kureba ku muryango ati uwo ninduje koko. Abantu benshi ntibabazi ko nyine ari Bikira Mariya uri gukomanga. Nanone tugira ubwoba bw'uno munsi bw'uko ari urupfu ruje gutugira nabi, ahubwo nanone ni Imana iba ije gutwibutsa ko nyaboneka ndabakeneye, nyaboneka ndabahamagara. Imana iratwibutsa ko iri kuduhamagara, ariko bikazatambuka hehe? Mu rupfu, iherezo ry'ibintu. Nguko rero ngendere mu Rwanda utangiriyeho ko ibintu byose bizashira, ko abantu bazashira. Ikitazashira ninde? Ni urukundo, ni amagambo y'Imana, ni Yezu Kristo. Ingoma zose zizashira, ariko ingoma ya Yezu Kristo niyo izahoraho. Nawe rero uzirikane ku maherezo yawe uno munsi. Intego y'iki cyumweru kuzirikana ku maherezo yacu ko tuzapfa. Gatigisimo ya Kiliziya Gatolika itwibutsa ko umuntu wese agira amaherezo ubwoko bune. Icya mbere ni urupfu, tuzapfa. Icya kabiri ni urubanza rw'imperuka. Icya gatatu gifatanye n'icya kane ni umuriro cyangwa ijuru. Hagati aho nyine harimo purigatori, twese dutambuka nk'uko twagiye tubyibutswa cyane cyane ku itariki 2 Ugushyingo, uko twagiye tugenda tubizirikana ko kuri ino si duhari nk'abatambuka, ariko tuzabanza tukanyuzwa muri purigatori kugira ngo dusukurwe tubone kuzamuka mu ijuru. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel ndetse n'ivanjiri biragaruka cyane ku iherezo. Ubwo twumvise muri iri somo ibonekerwa rya Daniel, abona Mikayeli, marayika Mikayeli yerekeza ku intambara ya roho, uko Imana izaza. Baratubwira urwo rubanza rw'imperuka, umuhamagaro wacu, umuhamagaro w'ubutagatifu. Ariko abantu bose ntago habigeraho, hari ababyakira, hari n'abandi binumira bakanga kubyakira. Daniel aratwibutsa ko tuzapfa, amaherezo yacu ko ari urupfu, ariko urwo rubanza bamwe ruzabajyana habi, abandi rubajyana heza. Kubera iki? Icyo uzaba warakoze hano munsi nyine. Niba warakoze neza uzazukira ubugingo, niba warakoze nabi nanone ntabwo uzakangwa, ahubwo uzajya haba nyine bajya mu muriro w'iteka. Kutwibutsa rero no kugira ngo kongere tube maso. Burya umuntu ukunda uramukosora. Qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien. Na niyo mpamvu
Imana iri kugenda itwibutsa igira ngo twikosore hato tutazarimbuka. Zaburi y'uno munsi nayo igatwibutsa kwishyira mu biganza by'Imana. Imana yo nyir'ubugingo, Imana nyir'isi n'ijuru. Mana yanjye nyiragirire kuko ariho buhungiro bwanjye. Amen, amen, amen. Kwishingikiriza Imana kuko tuzi ko ari Imana iduhamagara, kandi Imana iduhamagara ni indahemuka. Ibintu byose bizashira, ariko ikitazashira Imana, amagambo y'Imana. Ngibyo isomo rya kabiri naryo riri gutwerekezaho, y'amaherezo yacu. Ariko ko hari utagira iherezo ni Yezu Kristo, ko ingoma ye nyine izira iherezo. Yezu watuye igitambo kimwe rukumbi agahongera ibyaha byacu. Ibabarirwa ry'ibyaha, ngiki isomo ritwibutsa ko buri wese yakagombye gutangira kwitegura kugira ngo abarirwe ibyaha. Nuko rero twitegure kuzima, twitegure kuzinjira mu ngoma ya Kristo, yagoma izira iherezo. Yezu Kristo umuhereza gitambo mukuru ubuziraherezo. Ni Evanjiri umunsi twayikurikiye, Evanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 wose ugaruka kuki? La fin du monde, iherezo ry'isi. Ariko iyo bavuze isi, abantu benshi bakunze kugira ngo ni nk'ubutaka, ni ibintu. Iherezo ry'isi harimo ibintu, harimo ndetse n'abantu. Kubera iki? Kuko bavuga ko ibyaremwe byose bigira ubushanguke, bigira intangiriro bikagira n'iherezo, kandi nawe wararemwe. Byumvikane ko nawe uzagira iherezo. Waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umwana, amaherezo uzagira iherezo. Amaherezo ni urupfu. Muvyeyi, ntuze kugira ubwoba, ariko nawe noneho bikwibutse ko uzapfa. Mu Kilatini babyita memento mori, muntu ibuka kuzapfa, muntu yibuka ko ibyo utunze bizashira. Umutwe wa 13 w'Evanjiri ya Matayo wongera gutwibutsa ko ibintu bikomeye bizasenywa, imigi ikomeye ikazasenywa, hakazabaho umwuzure, ibintu bikomeye bikazaza. Ibihe bya nyuma ko bizaba biteye ubwoba. Gutera ubwoba ni iki? Abazaba bafite ibyaha, abazaba bari kure y'Imana, ko biri kose uwo wese azagira ubwoba. Ariko nuzaba uri mu Mana ntabwo buzagira, kuko uzumva nyine utekanye, kuko umuntu wese uri kumwe n'Imana nyine ahora atuje, ategereje ko agumana na Nyagasani, kugumana n'Imana. Ngo urubanza rw'imperuka, uko Imana izaza gucira urubanza. Rero nta kindi bitwibutsa, ntabwo urubanza ruzaba mu gihe dutazi igihe cya kera, ahubwo buri munsi ni umunsi w'urubanza rw'imperuka. Amasomo aratwerekeza mu Gifaransa ku ijambo bita mu igamana ritwa eschatologie, c'est l'étude des derniers temps, ni ukwiga ibihe bya nyuma. Hari ubwoko bubiri bwa eschatologie, ubwoko bubiri bw'ishira ry'ibintu n'abantu, eschatologie individuelle et eschatologie collective. Ku munsi w'imperuka dutazi, ariko hari n'uzwi wundi Nyagasani yatubwiye ku giti cyawe. Iyo umuntu wese apfuye acirwa urubanza ku giti cye. Rero ntukarenganye uriya n'uyu nguyu, kuko nawe umunsi wawe wasanga uri hafi kugera, umunsi wanjye wasanga uri hafi kugera. Hasigaye rero kwitegura, kuko ibintu byose bizashira, abantu bose bazashira, nta nibwo rizasigara rigeretse ku rindi. Hari igihe twiyemera, hari igihe twirata, ariko tukibagiza ko urwo rubori rw'urupfu turugendana. Umunsi rupfa arakwibutsa ko muri kumwe kwaje kuguhamagara, ariko urupfu ntirukadutera ubwoba niba ko tumeze neza, turaheza, turi kwitegura ijuru. Nawe rero ndakwifuriza muri amasomo y'uyu munsi kwibutswa ko tuzajya mu ijuru. Ntuhere mu mutwe ngo ni kwibutswa urupfu, ahubwo mu mutwe wawe hajyemo ngo ni kwibutswa ijuru. Utangira kwitegura ijuru, ukomeze witegura ijuru, uzarangize witegura ijuru, maze Nyagasani azakugeza heza, twese azatugeza heza nk'uko byifuza. Evanjiri nanone iratwibutsa ko iherezo ryacu, ko Imana idushakira ikiza buri gihe. Imana iba yaraduteguriye ijuru, hasigaye njye nawe kwakira. Imana yaraduhaye, hasigaye ko ntege ibiganza nkakira iki? Nkakira ijuru. Evanjiri iraduha urugero rw'igiti cy'umutini, imbuto twera, fructification, ko turi hafi gusarurwa. Gusarurwa rero nta kindi n'urwo rupfu tuzanyuramo, ko amaherezo yacu yegereje. Rero ibihe turimo ni ibikwibutsa, nanjye binyibutsa ko amaherezo yacu yegereje. Wakubwira ko amaherezo yawe ageze uno munsi, wabyitwara mute? Ni ikibazo ugomba kwibaza kuri iki cyumweru, ko turi mu bihe bya nyuma, uri kubyitwara mute? Yezu arasoza twibutsa ko ntawe uzi isaha, ntawe uzi igihe, ntawe uzi n'umunota.
ariko nubwo dutabizi buri munsi ni ukwitegura kuko dutazi nyine icyo gihe. Akenshi hari ubwo twibwira ko tugisigaje igihe kirekire, nuko ibintu tukabidindiza tukabicuma hirya imbere gatoya, ati nzaba mpfe n'ejo bundi. Ugasanga dukomeje ibintu bya rutine, kubaho ko twari dusanzwe tubaho, ati urupfu ruzaba ruza ruri kure, ruracyari kure. Ngo kuko abenshi twirara kandi Nyagasani yaraturaritse. Wikwirara kandi Nyagasani amaze gukurarika. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo bari babanye neza mu rugo rwabo. Igihe kiza kugera cyane n'iryo ko nyaki batararabushyitsi, ngo haza kuzamo agatotsi mu rugo rwabo. Ubwo guhera icyo gihe umugabo imitungo ngo yarafite, imwe akayimarira mu ikabare, indi mu nzu z'indaya, ibintu byinshi cyane, yaratunze ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Ariko umugore yareba akabura trace, akabura inzira y'ibyo bintu ahantu binyura. Umugore atangira kugira impungenge, yibaza uko ubuzima buri imbere buzagenda. Ese uyu mugabo usesagura, uyu mugabo ibintu sinzi ahantu abibitsa, uyu mugabo amakonti ye arapfiningi ariko nta mibare y'ibanga afite. Neza umugore arahangayika bikomeye cyane. Yabona umugabo rimwe agataha yasinze, amafaranga amwe bayamwambuye, n'ibindi byinshi cyane byaberaga muri urwo rugo rwabo. Umugore akomeza kugira impungenge. Nuko umunsi umwe wa mugore utaripfana atumiza umugabo we, aramubwira ati umva rero ngiye kukubwira ikintu gikomeye cyane, umbabarire unyumve. Umugabo umuha akanya, nuko ngo baricara. Nuko umugore ngo araterura aramubwira ati umva rero mugabo wanjye, ngiye gukubaza ikibazo kimwe ukisubize kandi mbabarira umbwire. Ese ko usesagura imitungo yawe? Ese ko wanyimye urufunguzo ukanyima imibare yawe y'ibanga? Ese imitungo yawe ko nta n'umwe nzi aho iherereye? None nupfa uzadusiga henge n'abana? Nupfa uzadusiga henge n'abana, uzadusigira iki? Tuzamenya dutaho tuzabariza nge n'abana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ongera utekereze kuri uyu mugore iki kibazo abajije. Sinifuza gukubwira iki umugabo yasubije, sinifuza gukubwira uko byaragiye, ariko ndifuza nanjye gukubaza, ari uyu mugore ari uyu mugabo nini uri mukuri? Bamwe bati ni uyu mugore nyine urengana, uri kwibaza aho imitungo ye iherereye, uri kwibaza uko abana bazamera nawe. Hanyuma ukongera ukayibaza kuri uyu mugabo. Uyu mugabo ashatse yabaza umugore ati ari njye ari nawe ninde uzapfa mbere y'undi? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Hari igihe kenshi twibaza ibibazo tukabyerekeza ku bandi, ariko twebwe ntitwibaze. Hari igihe kenshi umugore abariza abana be nawe ati ko ugiye gupfa uzasiga hehe? Abana uzabasigira iki? Tukaza kwibagiza ko nshobora no gutanga uwo mugabo cyangwa uwo mugore gupfa, ubundi ninde uzatanga undi? Akenshi naho abantu benshi tujya twibeshyera, ugasanga ndi kubicura kuri mugenzi wanjye kubera ko nabonye arwaye, ati uriya niwe ugiye gupfa, arwaye kanseri ntabwo azakira, arwaye indwara izakira n'ubundi ntabwo azigera akira. Ugasanga akenshi njyewe uri kwiyita muzima, ati biracyari ku rupfu, ruracyari kure, nyamara biri hafi. Ati njye n'abana tuzamererwa dute nupfa? Wowe se uribwira ko udashobora gupfa mbere ye? Rero ari uyu mugabo iyo abatekerezaga kuri ikibazo uyu mugore amubajije, nuko agatangira nanone akirinda isindwe, akirinda uburaya, akirinda igisobi, ubundi agashyira hamwe n'urugo rwe, kuko turi mu bihe bya nyuma, turi kwitegura iherezo ryacu. Yawe uyu mugore nawe yatekerezaga, agakomeza gutekereza hakurya y'imva ko ashobora no gutanga umugabo we, yakagombye gutangira kwihangana no gutegereza, agatangira agakora neza, akitwara neza, kuko nta n'umwe uhejwe ku rupfu. Twese tuzapfa, amaherezo yacu ni ugupfa. Ari umukire ajya yitegura ko ashobora gupfa. Buri gihe nubona abantu bakize bakaminuza bakazamuka, ujye uvuga uti amaherezo uzapfa. Nubona umuntu akiga kaminuza, ujye urangiza uvuga uti amaherezo uzapfa. Nubona umuntu uri kuyobora abandi akabakandamiza akabashikamira, ujye urangiza uvuga uti amaherezo nzapfa. Nubona umuntu ari kwivuguta mu byaha, mu ngeso mbi z'urukozasoni, iz'umwijima, ujye urangiza uvuga uti amaherezo uzapfa. Ntagahora gahanze, twese turi hano ku isi kugira ngo twitegure. Iyi si naho dutambuka kugira ngo Imana idutegurire hano ku isi, dutegurire ubugingo bw'iteka. Twese turabakandida ku rupfu, ntihagire ukuramo undi. Hasigaye gusa kumenya ngo nzapfa rupfuruye, naho ubundi tuzi ko tuzapfa. Memento mori, muntu ibuka kuzapfa.
reka nsoreze ku rugero ruza kukwibutsa aho uherereye. Umunsi umwe akana Aloyizi kakundaga gusenga cyane, nuko ngo mwarimu aza gusanga kari gukina. Mwarimu aramubaza ati, Aloyizi, ngubu Imana iramutse ije wakora iki? Mwarimu yari yiteze ko amubwira ati, nahita nirukira muri shapere ubundi ngasenga ngapfukama ngasenga. Nuko mwarimu aratungurwa, nawe ugiye gutungurwa. Akana karamubwira kati, nakomeza ngakina. Ati nakomeza ngira gute? Nakomeza ngakina. Yaje kuba mutagatifu Aloyizi. Uze kwibaza no munsi ibintu ndimo, Nyagasani aramutse aje kundeba namukurikira, nakomeza muri ibyo nari ndimo nkora. Kuri iri foto nawe Nyagasani aramutse agusanze uri nko mu kabari uri gusinda, wasinze, aho wamukurikira wabikomeza. Nyagasani agusanze uri mu nzu y'indaya, wakomeza ugahaguma. Nuko rero nk'umwana, umukino gukina bishimisha abana, gukina byiza, nta kiba ari gukora, ntakomeza nkabikora. Ibintu byose ndi gukora yaba byari byiza ngakomeza nkabikora, aho ni Yesu Kristo azansanga. Yaba Nyagasani usangaga tumutunganiye, turi gukorana nawe, turi kugendana nawe. Twitoze uno munsi kuguma mu bintu turimo. Ukuri iyo foto nawe ibintu uri gutambuka muri no minsi, ese wakomeza ukabikora Nyagasani ari gukureba? Amaherezo yacu no gusanga Imana n'ikimana duteguriye. Hasigaye nge nawe kwitegura, naho ubundi Nyagasani byiza arabiduteguriye. Hasigaye gusa gutega amaboko, Nyagasani agatuyorera, ubundi tukakira neza y'Imana, umukiro w'Imana. Mbifurije icyumweru cyiza, kandi buri wese mwifurije guhora yiteguye buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.